gufata Mourinho simbizi urumva umuntu bita DC Clement ngewe niwe nshaka kuvugaho ndagaswera mama singiye kuca ku ruhande uyu muntu ngo DC Clement niba u Rwanda rwaragize ibigoryi byabayeho ku isi DC Clement nicyo kigoryi gishobora kuba cyarabayeho cyonyine wenda gakurikira nayo imyita ikigoryi ariko uziko DC Clement ari umugabo wubatse afite urugo n'umugore ariko ubwo uwo mugore wari amazi amvomera Bria nyine n'amazi akuvomera ariko nanone ntago ari ikigoryi rego umuntu ashobora no kwandika inkuru ahubutse ariko buretse gato ngewe nanga ko umuntu yakwandika buretse tesha nanga ko umuntu yakwandika ibintu ahubutse nk'uko nguko ukanamusobanurira ko wanditse ibintu by'ubugoryi agakomeza kwigira intyoza n'intiti hanyuma we ko wari uri live nago Godfather nago yararimo aramagara abantu ngo babwire amakuru bamuhereza amakuru akora ni ikihe kigakorera haga kuryo barinda kujya kumutangariza amakuru ishaka kumenya amakuru y'ukuntu nyine umuvandimwe ameze yego ugahuruza ukagenda uhamagara none cyakoza Kaspi ahantu uri Kaspi mana niduhura nzakugurira akantu ko kunywa Kaspi nini asaba Kaspi yarana oya Kaspi umurongo urimo turi kumwe 5 kuri 5 tuko pamoja na kolabo Kaspi ninde Kaspi ni DJ Kaspi yaramuhamagaye ngo nkumva ngo rero ngegega ibintu byo kuguhamagara ngo utanyitaba ngo nago mbikunda wowe gute hamagara umuntu mu kinyabupfura niba ari n'umuntu ugwamakuru yagwe ariko gushaka guhamagara umuntu wagira ngo nirinde ugwahamagaye hawo Kaspi ninde se mwana nago n'umuhanzi DJ harya bura Kaspi ntandirimba agira no DJ Kaso ariko Kasuku se arambaza ibyo tubyihorere ariko ngewe umva ikintu nashaka kuvuga Kaso ngewe ikintu kimbabaza nukuntu iyo umuntu afite ikintu cyiza ahubwo Brian narinzanye umuvuduko kivugeho naco bagiteza imbere bakivugeho ahubwo umuntu yakora akantu gatoya kabi bikaba ariko Eric ariko shabi byarambabaje Jay Eric nge turakorana sibyo dukorana 3 mu cyumweru dukorana 3 mu cyumweru kuwa 3 kuwa 5 no ku cyumweru nukuri kw'Imana yo mwijuru sindigera mbona urabona bya bindi wenda rero n'ukuntu umuntu agira imico mibi agashaka kuyicengezamo abandi cyangwa agenda wenda nko kubaginisha cyangwa bikora ibindi bintu sindigera mbona Eric ibyo bintu abikora Eric se buretse gato nkubwire Bria Eric nabwo bose abushyira kuri Snapchat niyo yatahanye n'abantu Bria ngewe umva nkubwiza ukuri naraye kwa Eric se muhungu ibyo nkubwira niko kuri sibyo Eric naranagendanye nawe muri Kigali nawe arabizi neza yuko umuntu utaba muri ibyo bintu adashobora kumubwira ngo tujye muri ibyo bintu uri kumva natunguwe ntakubeshye n'izina ry'Imana natunguwe no kubona statement ya DC Clement na Dekate nese muhamagara ndamubwira ni Mana nyagasani ibintu mbona Clement yanditse ko bitari mu bumuntu nabuke uzi kugira ngo umuntu yicare wandike muravuga ngo wabibonye kwa DC Clement ngewe rero none ntabwo nabibonye kwa DC Clement nabibonye hano kuri nuza kuri YouTube ari abana bari kubivuga gutya bafashe ijambo none hari n'uwo nagiye kubona mbona yanditse ariko irataito wari ndebe ikinyamakuru iri ndakwinginze iriho ngo Eric se ngo harimo ngo n'umwana w'imyaka 7 man ibi bintu n'ukuri kw'Imana yo mwijuru nyine nibyo ibintu byo kwangisha abantu ibi bintu nago nyine nibyo ndimo ndakubwira natunguwe no kubona umuntu nka DC Clement mbere nari nzi ko ari ikigoryi ariko ntarabyemeza neza ngo ngireho vi bro ngiye kubona mbona ngo mu byo akurikiranyweho hakurikiranyweho no kugira gute no gusambanya abana mana cyokoza mana midavugana abantu ntabo umuntu bakigira ndagaswe nahise mvuga ko abantu ntabo umuntu bakigira ariko buriya uzi kugira ngo umuntu afate umwanya wo kwandika binatandukanye buriya no kuvuga buriya mu kuvuga ushobora kunyerera ariko kwandika ni ibintu utekerezaho kugira ngo wemere kurekura ko post ijyaho sibyo buriya gusa nanone DC Clement arya sinabonye ari nyuma yahinduye ariko erega sheri ari igihe uhindura ikintu ariko abantu cyagezemo kukibakuramo bikagora nose mabere ya nyina yaragiye yicara hari yaraza arivuguruza aravuga ati nakoze amakosa reka guhindura inkuru Brian no guhindura inkuru kuri kose kwamaze kujya hanze nta
ntacyo bivuze. Noneho uzikura abantu baratangiye gukina ku mibyimba, uzabone muri ya comment ngo he ngo twari twaramubwiye ngo twari ngo none ngo twarabivuze ngo ariko eh, mana ariko ngo mana ngo ntiyari Eric gutinda, ariko mana ngo ntiyari guti umva se, ngo ntiyari gutinda hanze, ntiyari kugira gutya na gutya. Ibaze ni izina ry'Imana. ntabwo Ariko Eric Nyamitwe yigira ni ukuri njye ndi ariko umugabo wo kubihamya Eric ariko turakorana nanjye dukorana igihe kinini ariko nanjye uzi ibintu nanjye nakoze se, nakoze akaganiro nanjye mpita ngaragaza ko wenda mu bana Disi Clement yavugaga hashobora kuba nawe arimo, no muri titire mbisigamo ndavuga nti Eric Semuhungu ngo arashinjwa gusambanya abana, ariko cyane cyane uwitwa Disi Clement. ariko se nawe wagiye ureka None se sibyo Disi Clement buriya nawe wabamo, kuko warabizi nyine ibyo bintu. Disi Clement afite umugore Disi Clement afite umugore kandi umugore w'umukristo Disi Clement kandi akora byose. oya reka ngende kuvuga oya reka ibyo bintu nta Disi Clement ukora byose, ahubwo wenda nuko aba yarakoze ikosa ryo kwandika ibintu atabanje kubaza none ikintu kimbabaza rero ariko Brian rero ryo cyo banza gita wumve njyewe Disi Clement akora byose. kimbabaza ni ukuntu abanyamakuru hano ribu yabahaye kwizana niba arya bavuga niba ari kwizana no kwishyira niba ari kwishyira kwizana ntabwo mbizi uri kumva ntabwo nyine bahamagara ribu bakayibaza ati se ibi bintu uyu muntu ko umuntu wacu uri muri entertainment mwamufunze ni ukuri ko Imana ribu irabasobanurira ikababwira ati uyu muntu se wenda reka tube tuberetse gutanga amakuru, ariko niba ribu itarasohora ikintu mana ni ukuri ko Imana ibi bintu mucengezamo abantu ngo Eric ngo bamujije ngo gufata abana ku ngufu, hari abantu babyumva bakabigumana mu mutwe ku buryo noneho hano Disi Clement abera umugome, yaragiye ngo ariyandikishwa aravuga ngo biravugwa iyo biravugwa rero mana yanjye iyo biravugwa uzaba bivuga se bande ubu bababajije abantu babivuga ibyo bintu mwabaza byavugwaga na nyina n'umugore wa Disi Clement na kakana ka Disi Clement mukure muri bino bintu kandi aribo babivugaga. Nine uri babivugaga oya mugore wa Disi Clement hafi akagenda shabura yewe buriya iyo nakubanze kwanga umuntu bamaze kumwanga kubera ubugoryi bwe, kandi ntago buriya nawe dufitanye ikibazo. Hari ukuntu yigeze kugenda yitereka kuri Kabyindi amvugaho utuntu tutari twiza, ujye umbabarira yewe nimba Disi Clement wavuga kuri wowe se yigeze kwitereka rimwe amvugaho hamwe n'akandi kagoryi bita ngo Cita kamega gakuri Cita iyo mubonye mbabona asa na Bwana y'igisuka Bwana se yakugiza sakunono nawe Bwana y'igisuka nuza Cita yagutwaye iki se kandi wowe ariko se wowe Cita yaragiye agera ahantu ku mukire uri kumva arahaniye atangira kusnicinga arahaninya. Noneho umukire turimo turaganira, buri abakire baba abana beza, umukire turimo turaganira aba arambwira ati ariko Cita yambwiye gutya bro. Buriya nawe uranzi nyine ku mukire wamaze kunganira ku mukire uri kumva ndagaruka nkakubaga. Noneho Cita n'akari agasura ke gasa nka Rugabire ndamubaga bro. Cita buriya ka Cita iyo nkabonye mba mbona kararemwe nko kuwa gatandatu bagiye mu isabato ariko ngo Jay uri kumwumva mwijuru bagiye mu isabato bahita bari mu mbabarira ya makarita ari ako tuzana ni umugome gagiye kugereka Bwana y'igisuka ni ukuri kw'Imana. Ni iki kintu kikubuza kuvuga ukuri? Ese nta nubwo wanahamagara n'umuntu byibuze ugendana na Eric nta nshuti ziwe muzi ugenda umuntu abaze n'abo mukora uri kujya kuvuga ngo umwana ngo yafashe. Ni ukuri kw'Imana Eric kuki mushaka kumwangisha abantu? Eric ko nta mutima mubagira, Eric ko ari umwana mwiza, Eric ko ari umuntu utajya, ariko Brian ikosa Clement yakoze naramuka atagiye ngo afate kamera n'uburyo kiganiro kizarebwa, afate kamera aze avuguruza ibyo yavuze. Njyewe nabonye Disi Clement arimo aravuga ngo nyine ribu nimara gutangaza amakuru ya nyayo nawaza, ariko se none se ubundi kuki mutangaza amakuru ribu itabihereye amakuru? Nagenda afate kamera yivuguruza ibyo yavuze
bitari iryo ko Eric nawe muzira azamutatura umugenda bro. Azamutatura umugenda. akosha biriya bintu byarambabaje nje none natekereje ukuntu Eric bamufashe dutandukanye twese buri wese yuriye mu modoka agenda n'undi ajya mu modoka agenda kuko nge twari twakoreye hafi y'aho ntuye. So nawe watwaye wasinze reka ngeze ndatwara ndebera ngo bwana y'igisuka niyo none ngamba urebe urabona ndetse nakacita mbabara urebe urabona ndetse nakacita oya ibyo gusa nacita byo ntacyo mfataho ariko bwana y'igisuka ni iyi Tesha last time Tesha bwana nayo ndayikwereka y'umutima Tesha nushaka Tesha n'igusaraba ndayikwereka Tesha karame last time warabimbwiye kuri kamera urabitinye kubivuga nakubwiye ngo iki kwasana bwana y'igisuka Tesha arakwiyamye Tesha nacita baraziranye nta nubwo tuziranye namubonye rimwe twagiye gushyingura yanga ho gaheka Tesha ntabwo yamenye uduhungu tubi wimeka ubwonko reka ndakwiyamye kitamba mbona ari igikara ariko nagaza na bwana y'igisuka kirimo kiramubaga gakiga ndakwiyeboje sha nushaka umbwire kwereke na bwana y'umusaraba oya mugira amagambo ariko se ko mbizi neza ko se muhungu naza azibagira umuntu ra disikwe ba amagambo yamwanditse biriya bintu ni bibi ni ukuri biriya bintu ni bibi Imana ijye baba biriya biboro nicyo bita biriya bintu byo kwangisha umuntu abantu ukamwangisha abantu ku buryo umuntu ahura n'umuntu akamugira nk'ikizira maze warangiza ukaza ukivugisha ngo ariko ngo nahise mbivugurura warabivuguruje se abantu bari batwaye ibyo uzi noneho abantu kura batanye gukora za analize ngo se muhungu buragiye bitarya ngo nabibonye abantu barimo barakora analize sha ngo se muhungu agiye bitarya 25 bakanamubarira n'imyaka ako sha kuvuga ngo se muhungu yarongoye umwana byo hariya umva ni good Dubai ntacyo mfataho pe uragenda ukajya kubeshyera umuntu koko ngo yarongoye ariko Brian cyangwa se wenda yarangije muri kumwe kurangiriza mu kiganza Brian sinzi impamvu abantu batinganye ujye ukunda kuba bihishira Disikrema niwe ariko ndabikubwiye none aha ngaho wiswigirenganye Disikrema yakoze ubukwe afite umugore simbizi niba wenda baranabyaye none se mucomo we uburetse gato uzwo mucomo nawe buriya yabyaye ariko ngiye mucomo tugeze kubona message arimo arandikira aba Eric ariko mucomo yaranditse none se ukuri ni kwagiye Disikrema nawe rwose ni byombi wese nabe na mucomo hari ibimenyetso Disikrema ufite ikimenyetso uzagenda ushaka umukobwa bita ngo Chris Hoza azagusobanurira neza Chris Hoza uzagenda umubaze ngo Chris Hoza wa undi ufite umugabo baterura ibyuma ariko Brian wagiye umbabarira jewe ko mba mfite amakuru y'indani bro na comment ndi kubona kamurebere ko yani warubizi ubwire urimo uravuga ngo Chris Hoza uriya ufite umugabo barabaterura ibyuma bo muri Amerika Chris Hoza si bya Disikrema bizate uzamubaze umwegereye urumva uzamubaze umwegereye azagusobanurira bro ese comment zawe zagiye ntabwo mbizi ntabwo ndi kuzona ariko gihe cyanze iyo wagize traffic nyinshi comment ziragenda traffic iri iki iyo barimo barandika cyane gusa Tesha yizehera traffic iri ku muhanda se ngaho Reyo Day ni ku itariki 15 z'ukwa munani azaba ari kuwa gatanu abareyo bose muhagarare mushinga imigara tuzahurira kuri star izabera Reyo Day ntabwo ndabimenya ngo abatinganye bavuye gufungwa bose gafungwa nani wowe se Brian ko babivuze ugahita ugira ubawe reka nkubwire rero Jay Squeezer ntabwo ndi Imana ntabwo nigeze nde mu muntu ngo nindagiza mushyiremo amarangamutima ngewe nifuza yuko yakabaye agira cyangwa wavuganiraga banza wumve cyangwa wavuganiraga mushiki wawe Jihad iyo uri kuvuga ngo umuntu ngo ni umutinganyi utaramufatanye na nyoko wanyu nyogosenge ushingira ujya kwita umuntu umutinganyi wese ko bavuga ngo uri umutinganyi uri we ngiye kubwira cyangwa gusubiza uwo muntu
ni wowe ndi kubaza wowe kwavuga ngo umutinganyi we na Dumba muri bo ako muhungu we uzi ko igikondo iwacu nta n'umutinganyi wigeze abayo nta na cy'abakobwa wigeze ubaye umutinganyi watera cyangwa waterwa waba uri umutongo ndi kukubwira uretse gato nkubwira mu bizira bikanaziririzwa nta mutinganyi wigeze abigira yemwe niyo batambagira ntibajya batemberayo ngaho mu ndebere mwari mwagera igikondo mwahagera mu mbwizo kuri niba buzuye iyo nyoba ukagira ugasigara uri ikijenjegege ndi kukubaza mwebwe babiri mwari mwagera igikondo ndahora turahazi hariya kuri mireza ya mbere n'iya kabiri nta mutinganyi wapfa kwikoza igikondo bro barakuzitagura bikomeye cyane abatinganyi bose se niba uri igikondo mo ndakubwira ni ukuvuga ngo aho hafi ya bose bibera igikondo reka kubeshya akasuku ndi kukubwira aho nkomoka nta mutinganyi uhava abazamuwe n'abatinganyi nibo baguhaye hendi tuba turi abahungu bari straight abantu wanditse ngo bafite n'isoko igikondo ngo hehe isoko agasuku ozabaze sha buriya iyo nirahira nka umutinganyi waba uri gutera cyangwa waba uri guterwa iyo nirahira oya njyewe ko batinganyi b'abakobwa ntacyo bantwara ndi kukubaza b'abahungu ubaye uri we bagutera cyangwa watera ibyo biboro nta nubwo wanabimbaza mwana ko nimba hari ikintu cya mbere kikizira nanga niyo mpamvu buriya niyo mbonye nka rwa jihadi nyine niko nanjye mbizira nanjye sinkunda abatinganyi simbakunda ntabwo mbakunda simbashaka no kumva simbashaka no kubabona iruhande rwanjye kandi uri we kandi nawe uri we wese kubihakana kandi nawe uri nanjye sinkunda abatinganyi nimukajya mwonyita umutinganyi we nawe kuri we siko mwibonye rata abatinganyi ntacyo bantwara ko ntabari ariko buriya umubwire uzi ko mwebwe babiri bihita bigaragara umuntu atarinze no kujya kure uzohereze mushiki wawe aza kubarira inkuru yaze mana cyangwa murebye ukuntu mwirirwa mudushinze ibyo bintu n'ukuntu njyewe mbere n'ikintu kimbabaza tesa ibi bintu murabifata mukagenda mukabishyira mu banyarwanda umuntu ku buryo umutera imbere akakureba nabi ukabona yakwishishe ariko nuko wenda mwe mubigira intambara nimwe batinganye rwose mutabangamye nyine mwega kubabona ubona binashimishije yewe nawe mutinganye tuziranye utabangamye wowe uranashimishije no kukureba uzi ko njye bitewe n'ukuntu mba ndi straight cyane abantu hano ntabwo bashobora kubyemera nanjye rero hari abazi ko ndi straight cyane njyewe iby'abakobwa pe nta n'icyo bintwara mbona nyine bishimishije cyane abakobwa si nyamara n'amapone abakobwa babiri babanza bakikora ibintu byo gusedurisa bigira ibintu bya gutya bakurura umugabo bakikoranaho ibintu nk'akasuku agahita aza akabajyamo hagati agashingiza kandi nyine byo nkubwira njye abo ngabo ni abazitagura bikomeye nkawe zituzi icyo ufite iki kijya kuzitura kasungu uragira akazi ko gukina pone miliyoni urazirya atugera gaswere ndi kuvuga nkawe na ntureba nkawe na Brian gutyo mumeze bro mbisangiye nk'ahantu nk'uko bivuze iyo nda yawe yagiye ikakigwa hose cyane ngo ndi ntwariwe ku rugamba cyane urwo ni rwa Brian rufite abareyo kuri 15 z'ukwa munani twese umva haje amajezi mashyashya mwandikira kuri Instagram ya reyo kuri Instagram babahereza amajezi yawe muhamagara umuhungu wanjye bita Matici azaba ari muri Matici Matici umuhungu bita Matici afite amajezi bayamuhaye ariko yagurisha oya uramenye ntabyo nzi by'amajezi Brian amajezi yasohotse uko nuko nijwe na ngo jeri cyangwa bigendere uriko Brian ndimo nakubwira ngo nka buriya bibeshye bakabantiza gato nkabasanga ahantu mu cyumba mumeze neza nawe ndakutugutiza reka kwifuza nabanziriza kuri n'amasegonda abiri watumarana yabagututwiruyeho nabanziriza kuri icyo cya Brian gifite ibigambo nkabanza nkakizitagura ibiboro bikomeye turwisibye ko wangwaho ribwe ukaza kumpiga iyo nduka yiyegeka wowe babona wamoninga utongana Brian nakuzitagura bro nyumvira tashaka wabona ramoninga no unanga no kujya moninga atonga no kujya mukubitira akajya umupura akajya kubwira ngo jayi wagahamba we jayi abereke ko jayi
ariko Brian mumone yavuga ngo swera gake gaswera inyoko. ariko shani munyibagize ikintu cyazanye kuri no live ni ukuri kw'Imana mwijije umugabanye ibintu byo kwangisha abantu abandi mwitwangisha abantu ariko se n'ubundi unkunda azakomeza nkunde kubera yuko azabakunzi ikiri muri njyewe. Eric nawe rero n'ubundi umutima mwiza uri muri we azakomeza usurprise mu bantu ntago muzamwangisha abantu bose ngo bikunde mwikangisha. Eric nyuma y'iminsi 5 nirangira RIB wenda ari ibindi bintu bamukurikira kandi na RIB ifite ibindi bintu bamukurikiranye wizabivuga baba babibatanga oya nari ibintu ngo yatinda kubivuga ariko biba bizageza igihe bakabivuga ariko mu gihe batarabitangaza mwiharabika ni ukuri kw'Imana Eric mwimwangisha abantu. Eric ni umwana ni mu bana beza nabonye natagira ubuhamya. No Brian urimo urakoresha teri nziza ngo bimwangisha abantu urukumva ahubwo ikintu wagagombye kuvuga ni iki ngiki vuga ngo mwimutega iminsi nka cya kigoryi cyo cyamuteza iminsi sha mwimutega iminsi Eric ngo mvango nibyo yaje azira none se ariko reka nkubaze ninde muntu wakubwiye yuko yakoze mu makara agashya kongera agakozamo none rwa urakoze cyane ariko se ubundi abantu bose baba bamucira imanza ubu tuvuga ko mwese muri abamarayika muba mufite n'ibikosa bikomeye kurusha ibya Eric. Wabona Eric yarafashe niba ari baramwohereje ngo yafashe umwana wabona we warafashe ihene cyangwa inkoko urakoze. ariko se uyu muvandimwe nawe uri murandika ibiboro bya Rayon Day nawe yakabije cyane. Abareyo ntago bajya batanga amafaranga kandi abareyo bareke va ku mureyo ndetse ku umureyo Brian bose bazabatsinda ariko ni mwisanzu Brian nta muntu Brian nta muntu wandushaga gukunda Rayon Sport ariko Rayon Sport yaramenye none se ubundi mbahemeshejweho n'ikigo mbeshejweho n'amafaranga nyine yo ntayabonye ndigendera ariko ni igihe nikigera bakamamagana nzagaruka kuko gifite ku mutima. ese je wa mugore wawe mwaratandukanye abanyamagambo so no kuvuga ngo rero no kuvuga ngo ikintu gihari umuntu bita Eric se muhungu niyigarukira bro. oya Eric rero byanagubiza Eric nagazi kuburana Eric nagazi kuburana Eric ikizi no kuva ngira kera ahubwo kera nibwo Eric yajyaga ajya kumara iva kabaga ariko Eric ubu ngubu byaranze kabisa sinzi ko yigirira uduprufura ushobora kuzasanga muganye ibyo nakubwira ahubwo bivuga ibyo ngo runaka ni double kandi ukazasanga nibyo koko ibyo birashoboka Eric agira amaproof abaryamanya amaproof ndakubwiye ngo ushobora kuzasanga mureke kumva erega mwabantu mwe ni mureke kudutega iminsi muhumure igihe cy'umuntu nikigera azapfa nawe uri kuri no live uzagera igihupfe n'ubundi nanjye nta uzaramba nk'umusozi wintega iminsi iby'Imana yangeneye kuzageraho byose nzabigeraho mu maso yanyu iby'Imana nawe yakugeneye kuzageraho uzabigeraho mu maso yacu urajya gutega umuntu iminsi se kugira ngo bigende gute. waramusuye umusaza bagiye kumureba ku wa mbere baratubwira ngo ntago bari bumuduhereze ngo dutegereze ngo bazatubwira ku wa mbere twagiye ariko iminsi 5 ntago ari myinshi cyane myinshi mana wegereza no umva Tesha ni myinshi ku muntu wenda wari usanzwe ufite n'akazi n'ibiki byose ariko ntago ari myinshi ariko uzi hano mu Rwanda gusiba 3 gukora hano i Kigali gusiba iminsi 3 kubera ko Eric we dukorana ku wa 3 uri kumva gukora hano iminsi 3 ukayihomba muri no sama harimo amafaranga ameze gutya iminsi 3 yonyine amafaranga uhombye ntabwo uzayagaruriza ariko Brian wazambabariye ukanshakira nimero ya cya kigo bita ngo Kazungu urumva ko mama nshaka kuzasangira nawe ikigage ni mujya gusangira uzamamaka niba ari kaboss wambabari ukanshakira nimero ya nyina ko nshaka kuzasangira na nyina ikigage ariko se ko iki mpamvu ko umuntu wabagiriye nabi mugomba reka none se Brian uretse gato nanjye ureba iyo umuntu akugiriye nabi nawe ukamusubiza ahubwo iyo utamusubije umucinege nawe umutima wo ukamushinga akagera Brian ndakubwiye ngo ndamugirira nabi cyangwa ndakubwiye ngo ndamusubiza wari wabona namuvuga nanjye yaranyanditse aranyandika tutanazi wari wabona namuvugaho cyangwa ngira gute umva Brian
usangira na nyina se nyina muri ako Aziya se nyina wavuga n'umugezeho none kuko ni jewe niwe muntu wenyine nzi erega twakwisangira bano baniga Bazajya urabarenganya kwisangira uretse na bano Fabrice. baniga murabarenganya bano baniga bababruka Ntabwo wenda wabona ari biriya aribyo bintu bimwinjiriza amafaranga iyo reka nkubwize ukuri umureka aravuga igihe kikagera akabona yuko ari guta umwanya akakwihorera rero urajya kumusubiza ariko ushwana nanjye nawe ntabwo aheruka byagende gute kunyandika naramwihoreye nakwandika Nshaka surapfa gusangira. nakwandika urarara utariye nakwandika birakubuza gukorera noneho yashyize video yanjye hanze nasinze ifite icupa rya musiteri inda iri hejuru ibicece biri hejuru ndi kuririmba uburirimbo butabaho mana yanjye mbega mama wanjye yaranyereje arambaza ati ariko mute i Kigali nibi wiberaho mbona Sha, icyo uvuze musiteri umuswera uvuze umuswera none ejo bundi shaho nahuye n'umuswera nyina w'umunyamurenge uri kumva buriya duhurira ahantu noneho urumva nyine nanjye gukoresha imvugo itari nziza ariko reka mberereke noneho duhuye hari umumama twari turi kumwe nawe ngiye guherekeza kuri airport uwo muswera nyina abaraje abona ko ndi kumwe n'uwo mumama uri kumva abaraje ngo nikowa ndamubona ibiti se ngo niko gasu ngo ntabwo nari nzi ko ahantu tuzohagera ngo ntabwo nari nzi ko ahantu tuzohagera urumva ndamubona okay ndamubona nta kibazo ngo ariko kandi abona ndi kumwe n'umuntu w'umumama bro w'umukecuru ngo ariko se ngo uzubwira ababyeyi urumva ndamubona se navutse ku giti ibi rero nibyo atasha mu kanya yararimo abantu baza kwivugishwa ngasanga ibi bintu ukora ngo ugira umubyeyi wanjye n'umubyeyi wawe umuntu akaza muri comment ye baba wereka nanjye nduhuka umutima urumva umuntu akaza muri comment zanjye akandikaho ngo cyangwa umubyeyi wakubyaye ngo yaragowe aho birakureba n'abantu mwe mwancakura ngewe umuntu umbwira nk'ibyo mpita mubwira ati wampaye nimero zanjye ngo nkazamucumita mbiyamye ku mubyeyi wanjye yambyaye ukwanjye nawe akubyara ukwawe wabona mwana narushye muri n'indushyi mbabarira nkuyamye umubyeyi wanjye urajya kumujya mu bitekerezo umujya mu mutima wibaza uko abayeho kuba yarambyaye ajya kumbyara yigeze guhamagara ngo uze yakugishije inama cyangwa yagishije nyoko inama si uko se njyewe nawe turavukana urakoze njyewe nawe turabana turasangira turagendana duhuje umugabo cyangwa duhuje iki ariko buriya ko abantu benshi bakomeza kwandika hano ngo tanga imbabazi bimeze biti ndagukura kuri live yanjye oya ntabyo mvuze nta bintu byinshi mvuze ndavuze ngo tanga imbabazi nanjye ubwo barazimpaye se ko nazisabye ntabwo bazimpaye ntabwo wabibonye ariko jya uberereka jya ariko reka nkubwire natwe imana yaratubabariye twabuzwa se n'iki gutanga imbabazi ninde muntu uranga ku isi nibyo ndi kuvuga nta muntu udakosa ndakosa n'undi ejo azakosa n'undi akose nyine umuntu imana yaduhaye imbabazi natwe tugomba gutanga imbabazi nyine tanga imbabazi nyine abantu babibone ko utanga ndagukura kuri ino live ntabwo aricyo cyanzanye kuri ino live ubwiza ukuri ese amakuru ya Muyango mwa nta nimero y'ugira hanze namuhamagaye uyu munsi ntabwo twabashe kuvugana mara dije umunyarwanda ntacyo mfataho amakuru ye Muyango ameze neza araho niwe muntu uri gukorera amafaranga menshi mu cyumweru kimwe none se ko nabonye yarasubiranye n'umugabo kandi abantu bakaba bavuga ko ngo nawe ngo wajyaga wiyongoza ukagerayo oya njyewe ibyo bintu ntabwo wapinge buretse gato nangize ikibazo none se umugabo yaje kubona solution rero abona ko yaguharabitsa gusaba imbabazi oya ntabwo aransaba imbabazi se yankoreye iki kuguharabika nyine ko ngo ari wowe wumva cyane wigeze ubona umuntu uharabika igisebo njye ubwanjye ndi igisebo ku giti cyanjye njye ndi igisebo ubwo se wajya guharabika igisebo kuko nabonye rwose ahubwo none umubano warakomeje kuba mwinshi ni akazi Muyango njye duhuzwa n'akazi nyine nibyo mvuga kandi mvuze ngo none nabonye bana utuvideo mo muri kumwe nta kibazo gahunda zigenda neza none se undi ikibazo cyawe Muyango ni inshuti yanjye Muyango arakora arahostinga nanjye ngacuranga uri kumva Muyango ikibazo cy'acumba mu Rwanda niwe muhosti wenyine niwe muhosti usubiyemo Muyango niwe muhosti uhembwa amafaranga menshi mu cyumweru kimwe mana we ndakababira wivuga amafaranga ye dora tuye kure batazamutega umva Bria amafaranga menshi ngo bese ese Bria ko njya mureba nkabona nyine ubushagarira we ntago ari ukubibona njye ntabwo nshobora man Jay njyewe ntabwo ndi kamarade uzanga ukaza kubwira ngo urabona ngo byagenze gutya nakubwiye ngo she is my best friend ni inshuti yanjye nyine njyewe none
ako genda banza mubona nkumva unyumve ubushagari turakorana that's all ngenda mubona nkumva that's ngenda mubona all nkumva turakorana ubushagari arahostinga ngacuranga ibyo rero byo kujya kumucagarizaho ndamugirira ubushagara asa nta mugabo afite nta mwana afite ntabwo babyaranye genda ajya kumugirira ubushagara kugira ngo bigende gute kandi uri indaya indayimenya indi ubwo nawe uri indi ngewe rwose ndamureba nkumva ubushagari wamaze nyine ugomba kubugira kuko uri umugabo kandi ngo niba ufite iryo rari ryawe bazayica nawe bayijyane ujye kubona umuntu agiye kuyirereza agenda kuri ribu yuko yayiciye ibyo rero uramugira ubushagara asa n'umugore wawe uriya n'umugore w'umugabo uriya yarasezeranye imbere y'amategeko akora ku idarapo ararahirira afite umugabo wemeye n'amategeko uri kujya kumushagara se iyo nturubika uzajya kuyiturubika kuri ndaho kuko bazayicira nzira ako Tesha k'ibintu utabivuze Tesha k'ibintu utabivuze arabivuga nakubwiye ngo hano ntabwo twe turi babandi ugiza ngo ukazana ukagenda ngo kubakuramo ngo utununguje ngo kubabaza utubazo ngo bigende gutya ubu nawe ngo yamenye ubwenge yewe buno ngo arumva ngo yavuga ubwo rero ngo yabajije utubazo ngo tw'ubwenge moneye ariko ubahubwiza ukuri sibyo ubahubwiza ukuri kuva u Rwanda rwaremwa ikindi ndibutse deyi ubushize turi kumwe kuri live imana ishimwe reka nongere mbisubiremo nanisegure ku bantu nagiye mbona bakata kuri live yanjye nari ndi kuri live ya Dumba na Jay Squeezer njyewe na Kiramani twari turi kuvuga ku bantu bagira uduhuyu bagira agahinda kabi yes mu kanwa kanjye imana yaremye ntabwo nigeze mvuga izina Nyambo pe ni ukuri kw'Imana naravuze ni gusa buretse nabibonye abantu babigejeje kure usibye ko wenda njye nawe watinyuka kuza kumbaza ubusa kuko nahita umva shu njyewe nari ndi kumwe na Kiramani ndamubwira ni gusa mu bantu bakina filime iwawe bakina muri filime zawe harimo abantu babiri sinabavuze amazina abo bantu twigeze guhurira ahantu shabaranukira pe izina Nyambo ntaryo nigeze mvuga mu kanwa kanjye izina Nyambo naryo nigeze nubwo muri abo bantu natekereje ntabwo Nyambo rwose yararimo ariko mwaragiye murabifata mubihuza n'ibintu Jay Squeezer bari kuvuga njye se Nyambo ndamuzi ako bambwira ko uzana Imana yo mu ijuru na Nyambo niba uri kuri no live ntabwo nigeze mvuga ngo unuka gahuyu kuko nta nubwo giye turegerana umwanya agahuyu karoroheje Brian nganuka nk'ikibonde ngeregeranye naganuka Nyambara humura neza ntukaje mubeshera abantu ngo ni nk'ikibonde uba nkubwire nagiye ko nambara mu gitondo abantu bose banditse ngo Jay Squeezer ngo na Brian ngo bavuze ngo wese ubundi agahuyu ka Nyambo wawe ukagezemo ntabwo agiye Nyambo turegerana cyane ku buryo najya kumva kanuka we Tesha Nyambo we yakunukiye mwaregeranye Nyambo mwararya uri mu bantu bivuga ko banamusambanya wowe sambanya ndi Nyambo ariko ako ikibara kiro ubu baraje babyuke bandika ngo Tesha na Nyambo barasanga oya Tesha reka ibi bintu ntitubijye in deep ngewe nuko najya nkunda kuvuga ibintu by'abantu baryamana wabikira indi nta muntu uri gutaha mu nyo yawe ninya nyine nijyo nkubwira ngo Tesha atangiye kuza kwivugisha ngo Nyambo narababwiye hari abantu rero baba bazana bakuvuga ngo urabona ngo uyu muntu ngo genga mvuze ngo bya sheri reka mbahereze warning kasu njyewe uzabivuga njyewe umuntu wese uzashaka kumvuga azamvugeho nimbona nkwiye kumusubiza nzaza nanjye mutature nimbona bidakwiriye ntabwo zigera nza kumuvuga oya kasuka ibyo ni ibintu byawe uri guhimba kugira ngo abantu cyangwa nawe wenda mubone ukuntu mwa uploading inkuru va kuri ibyo bintu Brian Tesha arabizi n'ejo twarabivuganye ibyo bintu in box ariko ejo wavuganye na Kasuka ngeze ngira nomero ye Tesha ejo mwabivuganiye hehe kuri telefone arabizi wavuganye nande na Tesha zana screenshot ahangaha uyohereza kuri telefone ya Tesha ko mwavuganye nayifata neza wayifata ute mwavuganye kuri Snap mwavuganye kuri WhatsApp mwavuganye kuri ese kujya gutanga ubusobanuro bw'iki kandi numvise uvuga ngo ntabwo utanga ubusobanuro dore reba nimero yawe nanditse muri gera muvugano mukanye ni amakuru nimero yanjye agira
urasebye uwo yarayigira akira dore ngiyi mukanya ntabwo wakora nimero yanjye mukanya ntabwo wakora nimero yanjye igira mukanya ntabwo wakora nimero yanjye agira reba niba mfite indi yamaze imwe yonyine ngira ubu nese Mukanya jesi ni- nimero zingahe mukanya ntabwo wakora nimero yanjye agira naka ariko sha jesi urebe ibi bintu uri kwikora nta muntu uraza hano kuri ku mbuga nkoranyambaga ngo akuvugeho ikintu akubeshyera nibwo uzamenya Shabye, ko umubare buriya uriya mutinganyi w'umushuti wawe ntabwo yavuze ibintu ambeshyera ngo mu rugo ngo bagiye gufasha babahiriza ngo ibyo kurya bro kasuku nawe baramubaga we umutinganyi baramubaga umutinganyi bita jihadi ntabwo bizi buriya urimo urabyijishisha ariko mwahuriye mu buriri mwararyamanye jihadi umwito ntabwo nari njye nanjye nkubaze jihadi ariko wowe na jihadi byarabananiye kumvikana buriya uriya muntu ibintu yamvuzeho amenyera famiye yanjye bro wese Sibyo? we ntabwo ujya winjira we ntabwo wapostinze ngo mama we ngo banditse ibiki we ako kukimwikunda mama naze mama wese umusazi ntari mu bugezi none waramusuye wamusanze indera uretse gato nkubwire buriya nyine nigeze gukora ndakubajije oya nawe ntukazajya wigira intungane jeyi ntukigira intungane kuko nguko wataka imiryango y'abandi nawe niko bagaruka bakakira kandi rero umuntu ikibazo cyanyu murataka babataka mukababara kandi nawe mwatatse abandi wayi uretse gato nkubwire njyewe nigeze gukora ikosa rimwe ntwika bulldog sibyo sinabikubwiye yankubise voice y'iminota 48 bro yankubise ibitutsi ebana bimwe biteye ubwoba uri kumva bitambona ko kumuvandimwe nshobora kuba namubabaje koko uri kumva turagenda turabikemura birananye uwo ni nyambo ngaho nyumvira ariko barakuroze buriya reka mbyihorere so nongera kubivugaho sibyo ariko manager reka nkubwize ukuri nyine ariko abantu bagira ukuntu wataka umwataka we yakwataka nawe ukababara mu by'ukuri uko nkuko yavuze kuri famiye yawe nawe waragarutse uvuga kuri famiye bro akoze kugira ngo umusweranye na benshi uzi kugira ngo umusweranye numva mwakiyunga bikarangira kuko mwese mwaravuganye uzi kugira ngo umusweranye n'umutinganya agende kubeshya ngo yagufashije famiye bro wese ko wavuze ngo nyina yarasaze wigeze umusanga mu muhanda arimo aratoragura amashashi ako ni ukuri guhari ako jay muzi umva akebo kagiwa mugarura ibyo umuntu akorera undi nibyo nkuko nawe uba waramwata kuki wowe wumva yuko wavuga kuri famiye yiwe we navuga kuri famiye yawe ngo barababaza mukavuga ngo ni showbiz oya ibi bya showbiz ibyo ntacyo mfataho iyi ni hobby ya nyuma mbahani ngewe umusweranye uzankiniraho akajya kuvuga ngo ni showbiz nzamuha agashino ka nyina hari igiswera nawe nyine bazabyuka nawe bakakongeza wese nyoko ntakagira ngewe umwana nshaka guhana neza kibyeyi ni umuntu umwe ninde ni umwana nshaka gusangira na nyina ikigage nzamuhamagara mwe wese shaje uriya we rwose nushaka uzamwihorere yewe umva uriya ntacyo mfata nshaka kuzamuhereza akagafoto ndimo ndasangira na nyina ikigage erega sheri reka nkubwize ukuri ineza ihosha uburakari umuntu aragutuka ukamwihorera ejo akagera aho ngaho akaruha yamara kubona yuko ibyo akora nawe nyine nta nyungu akagaruka bikarangira kandi mu bana ukongera ugasubira bushyashya gusa ngewe mu buzima bwanjye hari abantu baba barampemukiye bakambabariza umutima ku buryo mba numva rwose nubwo yagira gute ntacyo mba mfata ngewe nuko mba ndi kureho gato ariko biriya byana hari ibyana amacaka kuba nahura nacyo mwese n'ujya ugera aho ngaho ukagaruka ejo uzagaruka ryara ngewe si ni ubuyapani ubu ngubu sindi hafi kuza ngwino twirire inyama sha meruka kurya inyama iri ku igufuri ina ako nkumbuye gucumita tesha ni mama wamucumise hose ariko je maze kubona ko abakobwa bose ujya ubeshya ngo warabarongoye ubateza urubwa mu bintu najya nkinisha mu buzima bwanjye buriya nyine nk'uko uzi nawe udashobora kugenda hariya ngo hari umukobwa warongoye sinjya nkinisha ibyo bintu byo kubona navuga n'ibyo bintu mbona binateye umuntu uzabuhemutse uzaburi ikigwa mbona binateye iseseme se niwe ushaka tuzabikora kabiri se kandi nkubwiye ngo ndawukumbuye umupuri wawe usuje wakongeraho iki ko wameze nk'umwana wowe indwara urwaye ntakumva bantu b'Imana rero njyewe nashaka kubabwira ngo mureke gukomeza guteza urubwa abantu no kubavugaho inkuru zitari zo ndabizi ko mpamvu ukeneye kumva inkuru mbi ku muntu hano hari icyana kigutwitse
ngo Brian ngo ndagukunda nubwo uri lesbienne. ni nyina wabinjyanyemo. ni ikiruhuko kuko umuntu wambaye uwo mama. Ako se sankusoma t-shirt ya Brian. Gasoma impyisi wese wasomye so cyangwa ugasoma ukwegere. wabonye Samusure ne burundu rwose ako Samusure aracyabaho masikini. uzi rero umusweranye na bita ngo Chita, uzi ibintu yakoze Samusure. Chita yabanaga na Samusure mu nzu, noneho je yarabeshya ariko oya banza barabanye mu nzu Gikondo kuri mu Esperanza. Nizi baza umva nizi mfiki igihe baza Samusure byandikemo hano ndagapfiki igihe nswere mama wanjye. Samusure ari hano. Ari hano mwamubwira byandikemo hano muri comment. Barabanye mu nzu. Uzi ibintu Chita yamukoreye? Samusure amaze guhura n'ibibazo, Chita yise abona ko umuhungu wa Samusure ari content wa mwana indirimbo ye nshyashya Jody Bright. Buretse gato nyine ndaje tubivuga. Urumva noneho Chita amaze kubona Samusure ari mu bibazo cya gihe, Chita aragenda itafata wa mwana wa Samusure sha aramukoresha afata wa mwana wa Samusure. Urumva ahita atangira kumukoresha ibiganiro. Urumva YouTube ukuntu ikora iyo barimo baravuga ku muntu runaka, noneho ukongera ukazana umuntu uri related nawe uhita ubona views nyinshi. Subizi ariko se je bira bintu wora bishyigikira by'ukuri. Kandi nyine ibyo nkubwira je umva nkubwira bira bintu wora bishyigikira. Kandi nyine ibyo nkubwira ngo byarambabaje cyane yawe man umuntu wawe ari close ubu ibibazo byose najyamo ni ngombwa kugira ngo abantu bajye bajye kumigamo views. Urakoze cyane nibyo nyine nkubwira. Urumva narababaye bikomeye cyane, ndavuga ntisha abantu niba bicana. Noneho Chituzi ibintu yakoze Sabe njyewe Chituzi ibintu yakoze Sabe. Chita niwe muntu wari inshuti na Sabe, inshuti magara. Urumva ya Sabe igihe yari amaze atarimo arakora. Urumva Bria Sabe igihe yamaze adakora, Chita niwe muntu wa mbere wajya gusansibiriza. Chita niwe muntu wajyaga ajya gusansibiriza ibintu ngo Sabe ngo bituma atarimo arakora ngo ibintu ngo gutya na gutya. Chita niwe muntu wajyaga ajya kuvuga ngo Sabe reka nkubwize ukuri utararenga mana kubona inshuti nyanshuti mana. Noneho nkibuka ko Chita ari umuntu wajya kugenda agacunga. Chita yajyaga agenda agacunga ahantu Sabe yakoreye, agahita akoresha abantu Sabe amaze gukoresha. Kandi wenda bizi neza ko Sabe abantu benshi Chita yakoreshaga Sabe nyine yabaga nawe yamuhaye ko hari n'igihe Sabe yagendaga kumukoresha ibiganiro shabari ariko nasirago bakiri inshuti nanone. Reka umuhungu wanjye Sabe ni yamaze kumenya inshuti nyanshuti zarizo. Oya Sabe ubu Sabe ahantu yicaye azi inshuti yarazibonye aho turi kumwe. Uzi inshuti ya Sabe maginga aya ngaya. Inshuti ya Sabe maginga aya ngaya ngo ni Yezu. Oya natwe turi inshuti ave wivuga ngo ni Yezu. Sabe nagakigira inshuti nyine yifitiye inshuti bita Yezu. natwe turi inshuti ze aba yifitiye n'umusaraba. Uri inshuti ya Yesu, Sabe ni inshuti ya Yezu. ariko reka mbabwire mwabantu mwe kubona inshuti byo biragoye pe. Uzi kugira ngo kubona inshuti gatoya uzi kugira ngo ugire ikibazo kugira ngo ugire ikibazo mani wa muntu wumvaga uvuga turi uri buntu rwaneho ni uri bunyugana ahubwo n'ukabana niwe muntu utangiye kujya gutanga ibisobanuro. Uzi buriya mu bantu mba numva iyo ndimo ndarya nabona nk'ikiganiro cye aciyemo nkahita ajya kwituma ni Chita. ngo Chita ngo yabyagenda gute nyine Chita iyo ndimo ndarya nkajya kubona nkabona nk'ikiganiro kirimo Chita. Urumva Bria ndakumva mpita njya kwituma bro. ugize gute iyo mbonye nk'ikiganiro kirimo Chita cyangwa se wenda nk'ahantu mbonye ifoto ya Chita ndimo ndarya nawe rero jeswi urwo n'urwango kandi urwango wapi nta nakubwa Bria ngewe hari ibindi bintu ntashobora kuvugira hano kuri live. Urumva ndaza kuza kukubwira kandi Chita yabikoze mu ruhame. Ngwe sample bya Chita ntabyo nshaka kwivanga. Buretse gato ngwe sample ibyo yankoze. Ibyo yagukoze wowe
we wambwiye ko yaguteranyije ku mukire. ngo hiya uretse fojita uretse n'ibyo noneho cita hari ahaboro yigeze kujya noneho uri kumva mu ruhame n'abandi bantu bahari uzabaze ba kamarade n'abandi hari ibintu Ntukambwire yabajije kamarade live njyewe. Iyo uvuga hari abandi ibintu ariko yabajije kamarade live kandi arimo aramvuga ngewe wese akuvuga iki we muziranye hehe nuriya na niyo mpamvu nkubwiye ngo ndaza kuza kubikubwira ni box uri kumva gusa birababaza kubona umuntu wawe wari abantu close ugira ikibazo akaba ari umuntu ugenda ugutaranga sha ibyo bintu ni igikomere. abantu bagarutse bambwira bati umurozi wa mbere tubonye ni umuntu bita cita we sha ndakoze ko mbona cita yicecekeye yaricecekeye acacakanya byinshi niyo mpamvu ari agakuri Chita se ni igikuri. cita ntabwo ari mugufi cyane ibaza umuntu akuze ko wasaze buriya tesha cita muraresha we oya aragusumba ariko cita reba ukuntu byonyine ngana nkaba musumba umushinda kariya kantu gasa nka bwana y'igisuka jewe karansumba agasha nk'ubwo buntu bw'ubukoko mu murarya bw'ubugufa ujya ubona inkoko muri mba gato niko tubayeho. ujya ubona inkoko nyemba ndya bakoze cyayi nta nkoko iyirimo inkoko ya bitatu atanu se ako nta gakoko kari wagira ngo ni inyoni isura we yatwereye inyama tukirira wagaye ariko tukirira wowe nazidua zigashira nizishaka ariko njyewe umuntu yariye akiri isosi se j'umuntu nta sosi by'ejo bibara bejo tuzarya mu gasozi muri gato ubuzima buragoye buriya njyewe rero ndabacitse mwana